comitte ya Munyakazi Sadate bose yariyoboye Rayon Sport yasheshwe. yeah. Ni ikintu kitanejeje cyangwa kitanagize ariko dukeneye development muri club, dukeneye ikipe izaza igakompeta nka Rayon Sport. Byaragaragaye yuko Rayon Sport y'iyi covid tandukanye na Rayon Sport twari tuzi. Iyi Rayon Sport nkubwiye ibyiyumviro cyangwa amarangamutima nagize mbonye Jihad abaye kapiteni kuri la match na Paris Saint-Germain. Ntago wabyumva Batsinzwe ibitego byinshi ntago ujye nabyita ariko ntago nanjye nabyita ukuntu kapiteni ariko nabonye yagigiye Neymar nabaze ndagusuhuje uri mu gihugu cy'u Rwanda, mu ntara enye zigize igihugu ndetse n'umujyi wa Kigali, mu majyepfo, mu majyaruguru, uburasirazuba n'uburengerazuba n'umujyi wa Kigali. Ndagusuhuje waba uri mu diaspora cyangwa se mu kindi gihugu cyose waba urimo ariko wumva ururimi rw'Ikinyarwanda, ndagira ngo nguhe ikaze mu kiganiro. Reka nakire mugenzi wanjye Patrick. urakoze cyane. Nanjye nk'uko mubizi Emede speaker, nk'ibisanzwe tugiye kuganira ku makuru y'imikino ariko twibanda cyane ku ngaruka covid yagize muri siporo. Patrick, mbere na mbere siporo muri kino gihe urabona imeze ite, ibayeho gute? Urakoze cyane. N'abandindiye ukuntu siporo imeze muri ino minsi, urabona amarushanwa yarahagaze kubera covid. Mbere covid itaraza wabonaga ko ibintu biri ku murongo byinshi, noneho twe turi ku ruhande rwa siporo. Ubu ngubu nta match ari kuba, imipira yarahagaze, football, basket, volley n'indi igiye itandukanye. Mbega covid yatumye imipira ihagarara. Nk'uko mubizi rero nshuti mudukurikiye, muzi ubushobozi bw'amaklub yacu mu gihugu. Wenda reka duhere muri football kuko niyo siporo izwi cyane kandi inakurikiranwa. Nk'uko mubizi amakipe yose akenshi ahantu akura cyane ni ku bibuga, ku mamace nyine. Niba Gicumbi yahuye na Rayon Sport urumvikana ko ibigomba kubona amafaranga menshi cyane, ariko nk'ubu ngubu ntago irimo irindiza. Wenda tuvuga ko zino kipe z'ibigugu zigiye zifite abaterankunga. Udatinze mu Rwanda ikipe ishobora kuba yabaho idakurikiye wenda ku mafaranga cyane cyane yinjiza ku mastade ntago ari amakipe menshi. Usibye ikipe ya APR gusa na polisi wenda n'ubu ngubu mu gihe cya lockdown bo baracyabahemba abakinnyi, barahembwa, ariko andi makipe yashize abakinnyi munuza ntabwo ibahemba nyine muri amakontra yabo. ubu ngubu kereka shampiyona yongeye kugaruka cyangwa ari ikintu kibahuza n'umupira nibwo wenda bakongera bagasubukura kontra bagiranye. Murabyumva rero, ni ikibazo cyane muri siporo yacu, ndetse wenda ntabwo twavuga ni siporo yacu gusa kuko ni ku isi yose ariko wenda hari ibihugu biba bigiye bitandukanye. Urugero ubwo turacyari muri football, yes. Urugero hari amashampiyona 5 akomeye ku isi, yo turabizi habayemo akantu k'aka lockdown ariko bahise bagaruka vuba. Bigaragara ko wenda igihombo kiraba gihari ariko ntabwo byangana natwe. Birumvikana bariya navuga hari urundi rwego bamaze kugeraho. Ibintu byabo biri ku rwego rwo hejuru, sibyo? Ntabwo ari nkatwe hano muri Afurika. Technology kwanza ntabwo ari kimwe, sibyo? Icya kabiri, hariya umupira wabo uri hejuru y'ibintu byinshi. Bafite amafaranga mbere na mbere, tuvugishwe bafite amafaranga. Amafaranga arahari. Niyo mbwira ngo umukinnyi wa mbere ahembwa amafaranga agera mu 500 by'amapaundi ku cyumweru, ni miliyoni 400 z'amanyarwanda. Ntago hari mwagabana z'amakipe mwe mu Rwanda naho mwahurira urumva. Ukuntu bimeze, hari impamvu ubona nabo bagiye muri lockdown ntago bahise bagumye ngo bakine, bahise bahagarara, ariko bo bariyadabye bagaruka vuba kubera iki bafite ubushobozi. Ubu ngubu amateleviziyo niyo yongereye amafaranga yatangaga kugira ngo yerekane imipira. Nta mufana ariko nawe wemere kujya ku kibuga. Kiri ku bungubu nyine covid isa nk'igenda ishira mu bihugu bigiye bitandukanye, nko mu Budage ho batangiye kuzana abafana bake, no mu France, ariko nko mu Bwongereza nta mufana uraza ko baracyama barabiganiraho. Ese twazana umufana kuri stade
kuko nabereka bari guhomba n'ugomba barahomba ariko bo bafite amateleviziyo abinjiriza nta guciye mu ijambo cyane ko ari amaklub agiye akomeye iyo yabaga afite hari ikintu cyitwaga kubukinga ukagura sezo yose ukagura sezo birumvikana lockdown covid ikiza hari abafana basubijwe amafaranga ikipe zasubiye inyuma nyine mu bukungu nukuvuga ngo niba bamamazaga ku kibuga bakamamaza ibintu runaka abafana bakabibona ndetse nabo bafana bakanatanga amafaranga bakinjira ubu bikaba bica ku mateleviziyo gusa urumva ko nabo bafite igihombo bafite igihombo birumvikana cyane urabona nk'urugero tugatsani wacu ntabwo turagira amateleviziyo menshi nta na televiziyo yerekana umupira wacu niyo ari ihari yaragiye yari azamu sibyo ntabwo shampiyona yacu niba nabwo nagira akundwa turacyari kurwana n'iterambere urumva tunarebye muri angre zose ni ukuvuga ngo igihugu cyacu tunashima ibyiza byagezweho cyane nta wari uzi ko mu myaka ishize habaye biriya bintu hari kuba tugeze kuri ino terambere birumvikana no muri siporo nabwo nyine twagombaga kuba twarasubiye inyuma hanyuma rero kuba byibura tugeze n'aha ni ugushima Imana mbere na mbere ariko nanone tukiha task imwe yo gutekereza ku kintu kimwe kuvuga ngo ese mu gihe bibaye ngombwa ko tubaho nyine nk'uko nguko tubayeho nta muterankunga shampiyona ifite nawe uwari uhari yageragezaga kuba yagaragaza imipira akanatanga n'ako gafaranga ku makipe mato mato ubu ngubu reka mumbabare gukoresha amazina y'amakipe wenda kuba nafata nka Bugesera cyangwa nkafata Kirehe na Gicumbi nkavuga ngo zitinjiza amafaranga ku mastade zitanabona uwo muterankunga utanga amafaranga ngo zizakomeza kubaho nk'uko zabagaho naba mbeshye kuko nk'ubu nka Kirehe cyangwa se Gicumbi n'ubundi habonekagamo bya bibazo bya mikoro n'umuterankunga gihari mufashije gato ari amakipe ayo ngayo afite amazina y'uturere amafaranga yabonaga usibye amafaranga avanye ku mastade kandi umupira wo mu byaro nyine sibyo ntabwo bagira abafana benshi ku mastade bagiraga n'imyinjirize y'abafana ubusanga itandukanye amafaranga make ubu nk'Ibugesera ubusanga bagerageza gukora utuntu ubu haje stade mbere ataraza stade habaga bateye amatente aho ngaho ku buryo wasangaga n'abantu bigiriye mu biti bakara umupira umuntu ntabwo bamwishyuza ari mu giti akarere kagira ingengo y'imari bagenera ikipe twirimo turavuga kuri wenda nko kuri Bugesera kavuga ati Bugesera torera miliyoni izi ngizi sibyo n'ahandi hantu baba bafite nta muterankunga naki umva ntabwo ibintu biba byoroshye kuba na shampiyona yacu yakongera ikagaruka bakine nta muterankunga na shampiyona yacu bwacu nta muterankunga ifite ni ikintu kigorana nk'ubu ngubu bamerutse kumva minisiteri bavuga ngo bagiye kugerageza barebe ukuntu shampiyona yacu yagaruka ariko birahenze kuba gupimisha ikipe yose na staff yose amakipe azabishobora mu Rwanda ni make tunagarukiye aho ngaho wenda urumva nka za Premier League zifite za Sky Sports zicishaho imipira yazo gusa nyine ubusanga za kanari zerekana cyane birumvikana ko hari agafaranga kagera muri shampiyona n'ubu ngubu ku mateleviziyo yabo njye narabikurikiranye impamvu amateleviziyo yongereye amafaranga yatangaga mu makipe ni ukubera ko no ku mateleviziyo kuko match zirirwa zica ku mateleviziyo yabo no kwamamaza ku mateleviziyo yabo byariyongereye muri business urumva ko hari ahantu baradusize cyane baradusize hanyuma ngira ngo wenda nanisabira ababishinzwe cyane ferwafa kumuteraho cyane rwose nibyo shene cyangwa se televiziyo zaba muri zimwe zo mu gihugu zongeye zerekana umupira kuko mufashije gato tunaretse ibyo ngibyo muri development y'umupira w'u Rwanda n'amavubi kuko bajyaga gutyo ukabona nka bagenda nazamu abenshi bakajya mu bihugu byo hanze urumva ko nk'ubu ngubu nta muntu washaka nka video kanifashisha uno mukinnyi Manzi Thierry ntago nabona video aka kanya kubera ubu nta muntu werekana imikino yacu mu Rwanda ubu tushatse kubona nka Manzi Thierry ibintu yakinaga twareba ibyazamu bya mbere ushatse kubibona ubu ngubu video zakorohera kubona za Manzi Thierry ni video akiri muri Rayon Sport
izari muri APR ubu ngubu kugira ngo uzibone nuko wagenda nko kuri ku mateleviziyo wenda yo mu gihugu nyine, kandi nabwo sinzi ko byapfa korera kugira ngo babibone ko babiri muri za database zabo, sibyo? Ikintu ngiye kubwira tutagiye kure cyane, ubu ngubu nyine biravugwa rumazi zihari hano mu Rwanda. Yego. Nagiye ku ruhande ndacukumbura, urumva niko kazi kawe. Kabisa pe, umva ni biravugwa ariko hatagira umuntu uvuga ngo ibiki, ni biravugwa. Yego. Biravugwa ko shampiyona y'u Rwanda hano mu Rwanda, ikigo kimwe gikora byengetse hano mu Rwanda, Bralirwa, yego, ishobora gutera inkunga iyi shampiyona igiye kuza 2021 2021. Yego. Noneho match zose zo mu Rwanda zikaza zica kuri televiziyo y'igihugu RBA. Byaba ari byiza cyane, byaba ari ikintu cyiza cyane. Nkuko nabivuze nyine, ni chaîne iri national, ni televiziyo y'igihugu, nta platform nimwe bitariho. Kuba umuscouti wo mu Bufaransa yaza kuba ati ngiye kureba umukinnyi Manzi Thierry akarebera kuri televiziyo y'u Rwanda, byakoroha kuruta kuba ubu ntayo. Uvuze ikintu nanyibutsa, tugize imana shampiyona y'u Rwanda igaca kuri televiziyo nyarwanda, ndakubwiza ukuri ko abakinnyi benshi mu Rwanda bagira amahirwe yo kujya ku migabane, kuko televiziyo y'u Rwanda RBA igaragara kuri DSTV, ikagaragara kuri Canal. Urumva ko ni ikintu gikomeye. Yego. Gikomeye cyane cyabafasha. Kandi mu mupira w'amaguru haracyarimo akantu, abakinnyi bacu baragiye hanze, barongera bagaruka. Kubera iki? Bamwe baragiye kubera iki? Abascout batabashakiye amakipe. Sino kumbashakira, reka tuvuge ikintu uko kiri. Ni ukuvuga ngo ntago nge ndaza gutwara umukinnyi hano mu Rwanda ukina muri APR cyangwa muri Rayon. Yego. Ufite uri muri list ibanzamo, umuscout araza avuga turi umukinnyi ubanzamo uhamagarwa mu ikipe y'igihugu, reka mujyane. Yego. Nitumujyane i Burayi dusange wenda condition physique ntayo. Nidusanga skills dusange ntazo. Usanga umukinnyi yaragiye aragarutse. Ariko nyamara mu gihe byakabaye ko hari kugaragazwa k'umukinnyi mbere y'uko agenda, ntabwo byakabaye. Nk'ubu reka turebe ku bintu bigaragara. Jihad yagiye hakiraza. Yego. Buriya Bevelen yari yaramucunze irahira batu n'umukinnyi bareba taciyiwe. Yego. Ku buryo yanagiye muri test basanga nyine uko bamubonye ni kwari. Mu gihe dushobora kujyana umukinnyi X wenda reka no kumuvuga izina, yahagerayo bagasanga condition physique ntayo, kandi mu Rwanda akaza akaba titrere. Ngubu biri kugaragara cyane hano mu Rwanda, ni benshi baragarutse benshi cyane. Banagarutse ahubwo Amavubi ubu ngubu basigaranye nk'aba pro nk'abangahe bose bagiye kuba baroko, cyakoze nabwo bizafasha amashami muri CHAN byibura cyane. Ariko urebye ntabwo navuga ko turi kujya ahantu heza. Niyo mbwengo Somana aragarutse, Jack Tuyisenge aragarutse, Bashunga Boba aragarutse, uyu ngo wagiye muri polisi na Imini muri Mukura, Mugabo Gabriel aragarutse. Ubu ngubu abakinnyi b'Abanyarwanda basigaye mu mashampiyona yo hanze ni bake cyane. Tanzania hasigayeho 2 batubyaye, hasigayeho 3 ari kumwe nta kirimi national, hasigayeho Haruna na Kagere na n'uyu ugiye vuba ari niyo nzima. Urumva dusigaye nk'aba pro nka 5 bazajya bamagarwa cy'abatandatu. Solomon Risarike bashiraho Rwatubyaye, Yannick Mukunzi na Jihad. Kevin Monepake nagiye kumuvuga nakizigenza. Baracyahari yego, ariko dukeneye development yabo kugira ngo Amavubi yacu agere kure. Urugero nk'ubu ngubu muri Ghana abakinnyi wasanga bakina mu gihugu indani bagahamagarwa mu ikipe nkuru y'igihugu ni bake cyane. Reka twe kujya kure. Niba mwararebye kandi heruka intamba mu rugamba, abarundi umukinnyi wari umuroko yari umuzamu wenyine, abandi bose bamwe wafuye mu Rwanda. Oya nose ubwo ni umuroko, ni umuprorega bakina mu mahanga. Kandi koko ni ukuvuga ngo wasangaga muri ekipe yose mu bakinnyi 23 bahamagawe, umukinnyi umwe ari ukina w'umuroko akina mu gihugu cy'u Burundi. Birumvikana rero, reka twe gutinda dusobanura byinshi. Abakunzi b'umupira w'u Rwanda barabizi, kandi ikintu nzige nkunda Abanyarwanda, burya Abanyarwanda basigaye bazi kureba ikintu kibi barakinenga, ntikiza bakagishyigikira. Rero reka wenda dutange message tugira ngo tunagane ku musozo w'ikiganiro cyacu. Message watanga nka Patrick
nk'umuntu ubizi ukurikirana umupira nyarwanda hafi wenda tube twajya no mu bindi bisata gatoya tubone gusoza. Urakoze cyane me. Nge ikintu nabwira abantu babishinzwe be na mbe navuga ku kintu kijyanye no ku abakinnyi bacu ukuntu bajya hanze y'u Rwanda, muri za Tanzania, za Kenya, muri Afurika no ku mugabane w'Uburayi. Ikintu nasaba abantu baba manager babafasha nyine kugira ngo bagere aho ngaho, nasaba ko mwajya mubanza mukiga ku mukinnyi mugiye kujyana, cyangwa nawe mukinnyi ukareba umuntu ugiye kujyana, uyu muntu ugiye kunjyana aranjyana he, kuko arabateka imitwe bakabajyana ahantu ukabona bahise bagaruka nta n'umwaka nta n'amezi n'umwaka ajya muri test akagaruka. Wowe urakoze cyane muri test ukabona agarutse. Reba umuntu uvuga ati uyu nguyu yajyanye, uvuga ati yajyanye Yannick Mukunzi atinzeyo, uyajyanye Bizimana Yannick, nako uyu nguyu Bizimana Jihad atinzeyo, birumvikana nawe mwegere cyangwa manager bafite. Wenda biranashoboka ko umukinnyi bitewe n'inyota bafite yo gukina i Burayi cyangwa se gukina ari umupro, birumvikana ntabwo abona amahirwe ngo yirenge, ahubwo igikenewe ni iki mbere na mbere abakinnyi bacu bakore. Abakinnyi bacu ntibabe babantu bo kuvuga ngo niba ngeze muri APR ndangije kariyeri, niba ngeze muri Rayon ndangije kariyeri. Bijya bibaho cyane ugasanga umukinnyi ageze muri Rayon Sport ubwo nyine arumva ko ati indoto zange zari gukina muri Rayon Sport, gukina muri APR, yabona birangiye kuvuga ati hari abakinnyi tutavuga wenda ntabwo twavuga ariko turabazi, ariko ugira gutyo ukabona azamutse ava n'urugero muri za Mukura cyangwa za Polisi akagera muri APR neza akahita aryama. Ikindi kintu ngiye kuvuga, abakinnyi bacu nabasaba abari kutwumva bakore cyane, bakore imyitozo myinshi, bagire fitness nyine imwe ihambaye. Nk'ubu arakaru narebye turi kuri match ejo bundi Arsenal, ndeba Bukayo Saka ubona mu bikinyi Arsenal umuto w'amagara mato, imyaka ni bari 18 cyane hasi muri Bukayo Saka arusha iki Rwatubyaye uriya Bukayo arusha Rwatubyaye fitness, urumva nyine mu bigaragara amaso y'umuntu nkabona nyine ibintu bitari kumvikana. Niyo mpamvu nsaba abakinnyi b'Abanyarwanda gukora cyane, bagakora cyane imyitozo myinshi. Iyo wumva ngo Cristiano ngaremera akituzanya n'igikuta, ukumva ngo Messi ngaremera akituzanya n'imbwa ye atunze mu rugo, urumva ko hari urwego bo bamaze kugeraho. Ikindi kintu nabasaba bakagira kwirinda ibishuko. Nk'ubu ngubu ni gake cyane wabona bakore cyane mu kibuga kuruta hanze y'ikibuga, ni gake cyane wabona umuntu ngagiye mu kabari. Urumva ibyo byaragaragaye muri no shampiyona yacu ishize, ku maradiyo twahoraga twumva ngo babafatiye mu kabari abakinnyi abangaba abandi ngo iki n'ibiki ngo byinshi cyane. Iyo bagiye kujya mu myitozo mukore cyane, nta kazi mwifashe ubwanyu ariko mufashe n'igihugu cyacu. Yes. Ndagira ngo nshuti mudukurikiye mwabyumvise, ni ibintu biba byumvikana cyane ku muntu ukurikirana siporo kandi akaba n'umuntu muri rusange ukunda ikipe y'igihugu, kuko iyo tuvuga bino tuvuga ku basore bacu b'Abanyarwanda bajya hanze, ntago ahanini ari aho umukinnyi, ahubwo umusore w'umunyarwanda uzajya i Burayi agakina bizabishema ku mavubi yacu, kuko tuzabona wenda iyo qualification tujye muri CHAN. Ariko uzikubona nka Jacques Tuyisenge ukajya kumva ngo ageze mu Bufaransa mu ikipe tuvuge nka Marseille, ukamubona kuri twicara tureba match ukajya kumubona ari kuri attaque ya Marseille. Niyo waba uri no muri Amerika ukavyera akaguru kandi ukavuga ati ura no umunyarwanda, wishimye na Rwatubyaye ukamubona ari mu makipe, wenda tuvuge Rwatubyaye ugeze kure ari muri Amerika, bifite byamwohera kugera ku mugabane w'i Burayi, akuze cyane nyine akagera nayo mahirwe bakamufata. Urumva nkajya mbona Chelsea ibyo ni kubyumva. Wenda niba urimo urajya ngo simbyumva, ngo keretse nkubwiye ibyiyumviro cyangwa amarangamutima nagize mbonye Djihad abaye kapiteni kuri la match na Paris Saint-Germain, ntago wabyumva. Batsinzwe ibitego byinshi ariko ntago nanjye nabyita ukuntu kapiteni ariko nabonye yagigiye Neymar nabaze umunyarwanda wamunye nese na posting ni ibintu umwana w'umunyarwanda bari kwisi kwe
uvuga ati pete yarariye kabisa ibyo ni sawa. aya buriya Amavubi yacu abashije kuba yabona abasore nk'abo ngabo bagira competition, kuko n'ikintu cyari kitugonga cyane nk'iyo tugiye gukina imikino ya qualification tugahura n'umusore nka Zaha ukina muri Crystal Palace aje gukina Cote d'Ivoire, tugahura na uyu musore ukina muri Liverpool w'umunyagine yitwa nde Keita wagiye baza, tugahura n'abanyegana. uruvuze Zaha uhita ubaza nk'umukinnyi wakinaga kuri kabiri cyangwa gatatu niko ubyumva ariko natwe byadushimisha ntacyo baturushe reka kizi. Yes, birakenewe rero yuko dukora cyane. Birumvikana ko nyine ni ingaruka cyane, wenda ni covid yagize ibintu byinshi izambya muri siporo yacu. Twavuga nk'abakinnyi bari bagiye gusohoka wenda byitwa ni covid. Hanyuma rero ahanini ikintu twari tugendereye tujya gutekereza kuri ino topic, nk'uko mubizi tubatekereza ibintu kandi tukaba twifuza kubahereza ibintu bimwe bibafitiye akamaro. Tukaba twaratekereje kuri topic tugira ngo turebe tuti ese amakipe yo mu Rwanda, wenda twe kujya kuri national gusa, amakipe yo mu Rwanda muri kino gihe abaye hati. Nk'uko twabivuze tugitangira, hari amakipe y'ibigugu abayeho mu buryo buba busanzwe wagira ngo buri program ariko busanzwe nyine butajya buhinduka n'ikintu runaka. Nk'ayo makipe yo aba hari afite abaterankunga, afite institution irebera runaka, ariko hakaba n'andi makipe aba ari aho ngaho. N'urugero hari ekipe y'abafana, tubivuge yego, wenda tutaraza mu kiganiro twabonye na statement ivuga yuko mu mbabare kugacishamo ko komite ya Munyakazi Sadate yariyoboye Rayon Sport yasheshwe. Ni ikintu kitanejeje cyangwa kitanagize, ariko dukeneye development muri club, dukeneye ikipe izaziga kompeta nka Rayon Sport. Byaragaragaye yuko Rayon Sport y'iyi covid itandukanye na Rayon Sport twari tuzi. Iyi Rayon Sport barayisahuye se buriya nta mukinnyi batatwaye utagiye kure. Rayon Sport ukuntu iteye ubundi ni kenshi bikunda kuyibaho. Nk'ubu ngubu ikipe yari ubu ngubu wamenya ko ya kipe yagiye muri yageze mu matsinda nta mukinnyi n'umwe usigaye bose baragiye, usibye barafinda, kandi nawe ntabwo yari kuri 18 ntabwo yari kuri 10 kuri liste rwose niyo yarariho. Urumva irahindagurika pe. Birumvikana dushobora kuvuga tuti ni uruhande rumwe nka club kuko iracuruza icyo kibeshejeho, ariko nanone tukibaza tuti none se niba bamaze ari ya kipe yajyaga itanga competition ikaba ari ikipe nk'ubu ngubu izasohokera u Rwanda izajya muri confederation, ntabwo ari ni AS Kigali. No, AS Kigali na AS Kigali baragize mu matora yabaye Ferwafa yemeje ko AS Kigali izasohoka. Niyo mpamvu ubona abakinnyi benshi nka bamuhagire bagiye kujya muri sport bajya muri AS Kigali. Clear, birumvikana cyane. Ikindi kintu kubwira guciye mu ijambo gato, Rayon Sport pe abakinnyi bavuyemo ari benshi, ni ibintu bisanzwe, ariko uyu mwaka wo yaragahe bikubisa hano. Niba umbwiye ngo kapiteni wawe aragiye, umusimbura waragiye, umukinnyi ukina kuri kabiri aragiye, uruzamutse neza, umwataka uruzamutse neza nka Bizimana Nike aragiye, umuzamu aragiye, abo hagati Kakure yaragiye. Urabona uyu mwaka, ariko antuka bari kwiyubaka nabo, nka Kwizera yaraje, nimugoroba basinyishije Armel Gisre, Manase Mutatu yaraje, hari Nuri yandize, hari abaje, ariko ko umukinnyi yaza mu ikipe nagari ikibazo, ahubwo gusoka kw'abakinnyi benshi mu ikipe imwe. Njya gutangira ino ngingo ya Rayon Sport, ikintu nari ngamije kuvugaho cyane, wenda suko abakinnyi bagiye n'iki ifite n'ubushobozi bwo kugura abandi, ahubwo twaribazije tuti covid igitangira niyo club ya mbere yavuzwe cyane yihutira no guhagarika kontra z'abakinnyi. Birumvikana ni ikipe y'abafana inatunzwe cyane ahanini no kwinjiza kuri stade cyangwa se mu bindi bikorwa bigenda bihuza n'abafana, haciyemo byinshi. Yego, hanyuma hari akantu keza kabayemo, abafana niba ari uko ifite fan base nini, abafana bagenda baba bapare b'abakinnyi.
kiriya kintu cyari cyiza cyane n'amaklebe yandi yakize muri kino gihe tukirimo tukiri mu ngaruka za covid kuko nyine impamvu iyi topic twatekerejeho cyane ni ukugira ngo tureberere babakinnyi bakina mu maklebe ari hasi ese babayeho bate ese ararya ese arambara ese niba yaratunzwe no gukina byababaye hate hari benshi nk'ubu ngubu si tujye kure nka Gisela Romere yaje mu Rwanda yarari iwabo Rayon Sport imushaka cyane biravugwa nozo Kiyovu iravuga ati dusinyire pre contact noneho tugwa amafaranga andi uzayafata ugeze mu Rwanda tuzakwishyurira tike y'indege araza mu Rwanda ageze mu Rwanda bamwishyuriye tike y'indege ajya mu nzu wumve ko yaramaze hafi amezi 3 ari mu nzu atari kwishyura umuntu w'umukinnyi mu Rwanda sibyo umva ni igikorwa cyari kibabaje urumva noneho ibaze ko ari Gisela Romere washije kumenya abandi abandi bari muri za Gicumbi za Heroes yo kuko ari umuntu na za Gasogi zo zibayeho neza pe kubaho bashobora no kwiranja bakakoresha uburyo babana reka wenda twe kunatinda kuri iki kintu tugira ngo tubararikire kuzakomeza gukurikirana ibiganiro byacu mukora subscribe like share na comment kandi mukibuka gutanga comment cyane kuko tuba tugira ngo tumenye ibyo twakoreye ese byabanyuze ese byagenze bite kandi ushobora no kuduha inyunganizi ku kintu runaka twavuze ukatubwira uti iki kintu ndumva cyagenda gutya iki kintu mwavuzeho ubutaha muzadutumirira uyu n'uyu ni ibintu biba byumvikana cyane hanyuma rero ndagira ngo tutizimbye mu magambo Patrick ngushimire kubw'umwanya wawe ndetse n'ubusesenguzi bwawe tugira ngo turarikira abantu gukomeza kudukurikira cyane tuzakomeza kubereza updates kuri siporo nyarwanda tunabamenyesha amakuru yose agiye atandukanye genari the speaker Patrick Habs mwakoze kudukurikira